karamenya gasani kuko duhamagara nga kuri buri munsi utwakirana impuhwe n'urukundo byawe byahebuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure tugume muri Kristo. Kuwa gatatu cy'umwaka cya gatanu cya Pasika tariki 18 Gicurasi 2022. Isomo ryamenye mu itariki byakozwe n'intumwa mu kwa 15 murongo wa 1 kugeza kwa 6. Muri iyo minsi abantu bamwe bavuye muri Yudeya baza bigisha abavandimwe muri Antiokiya bati, niba mutigenyesheje uko Musa yabitegetse ntimushobora gukizwa. Nuko havuka amakimbirane n'impaka zikomeye kuri Paulo na Barnaba bavuguruzaga abo bantu. Niko kwemeza ko Paulo na Barnaba hamwe n'abandi bo muri bo bagiye Yerusalemu kureba intumwa n'abakuru b'ikoraniro bakabagisha inama kuri icyo kibazo. Nuko kiliziya ya Antiokiya ibafasha ku byo bakeneye mu rugendo, banyura muri Fenisiya na Samariya, babatekeza ibyo guhinduka kw'abanyamahanga, maze iyo nkuru itera abavandimwe bose ibyishimo byinshi. Bageze Yerusalemu, kiliziya yaho irabakira hamwe n'intumwa n'abakuru b'ikoraniro, hanyuma babatekerereza iby'Imana yakoranye nabo byose. Ariko bamwe mu bemeye bo mu gatsiko k'abafarisayi batera hejuru bati, ni ngombwa ko abanyamahanga bagenwa kandi bagategekwa kubahiriza amategeko ya Musa. Intumwa n'abakuru b'ikoraniro bateranira hamwe kugira ngo basuzume icyo kibazo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 122. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Mbega igishimo nagize igihe bambwiye bati, ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu rutugejeje ku marembo yawe Yerusalemu. Yerusalemu uri umurwa wubatse neza, umujyi ucinyiye cyane. Aho niho imiryango ya Isiraheli, imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro. Aho niho Isiraheli iza gusingiza Uhoraho ko yabitegetswe. Niho hari intebe y'ukomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe aca imanza. Tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ya Yesu Kristo yanditswe na Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza kwa 8. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ndi umuzabibu w'ukuri, naho Data akaba umuhinzi. Ishami ryose ritera imbuto muri rye araritema, naho ishami ryera imbuto araryicira, agira ngo rirusheho kwera imbuto. Mwebwe murakiye kubera ijambo nababwiye. Nimube rero muri jyewe, nanjye mbe muri mwe. Uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo itari ku muzabibu, namwe niko mutakwera mutandimo. Nge ndi umuzabibu, mwe mukaba amashami. Uba rero muri jye, nanjye nkaba muri we, yera imbuto nyinshi. Koko tutari kumwe ntacyo mwashobora. Utaba muri nge azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane, kandi bene ayo mashami barayasakuma bakajugunya mu muriro agashya. Nimumbamo n'amagambo yanjye akabamo, muzasaba icyo muzashaka cyose muzagihabwa. Igihesha Data ikuzo nuko mwakwera imbuto nyinshi mukaba n'abigishwa banjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Igihesha Data ikuzo nuko mwakwera imbuto mukaba n'abigishwa banjye. Amen. Urakoze Yesu. Bana b'Imana, nidukomere muri Kristo, niho hakomeye koko. Akandirimbo bati, niba uri muri Yesu neza gumamo, muri Yesu gumamo. Wa muhanga ati, hari abantu bazikoraho biha kwegamira ibyatsi icupa aho kwegamira nde Kristo. Aha, niba uri muri Kristo muvandimwe, gumamo, muri Yesu gumamo. Aya masomo araryoshye cyane, aho tujya kuzirikana ku kintu cyadufasha kuguma neza muri Kristo, bityo ntituzahanyuke, ntituzasenyuke. Icyo ni iki? Ni ikiganiro, no dialogue, inama. Akayamvugo ngo umwana utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ubwo tujya kuvuga ku kiganiro, no dialogue, cyadufasha gukemura ibibazo iwacu mu miryango yacu, mu rugo iwacu. Dore ko ngo ntazibane zidakomanya amahembe, ariko izo ziba ari nkinka, kandi twebwe turi abantu. Mu gihe inka, inyamaswa zikemura ibibazo kuri ubu buryo, inini ikarya intoya, ubwo bikabihwaniyemo birakemutse. Ku bantu rero suko byakagombye kugenda guhwaniramo. Ntabwo rero twakagombye kugana inzira y'ishyamba, nirinze kuvuga kurumana, kuryana, kuryagagurana, ahubwo kwicara, kuganira, gucoca ikibazo, tukakiva imuzi n'imuzingo, tukicarira ikibazo. Ngiyeyo ya ntego yacu y'uyu munsi, amasomo y'uyu munsi, uburyo ajya kudufasha gukemura ibibazo. Ingingo remezo iragira iti,
kuganira cyangwa gukora inama mu rugo kugira ngo dukemure ibibazo. Ngo umutwe umwe wifasha gusanga, wifasha gutekereza, kandi ngo abagiye inama Imana igira gute? Irabasanga, ikanabasanganira yewe bagasabana. Ngo uguma muri Kristo bisaba kuganira nawe ndetse no kuganira n'abandi, ndetse no gukorera Kristo bisaba kuganira nawe. Dore ko akenshi bavuga ngo utuma ikiro badaherukanye burya ageraho akamubeshyera. Wasanga nanjye mbeshyera Kristo niba tutakiganira nawe, niba ntakijya muri chapelle, muri kiliziya gushengerera, gusenga. Kristo naramutaye, narahanyutse. Ngiye inama iki kiganiro. Mu isomo rya mbere twumvise impaka zavutse mu ntangiriro ya kiliziya ku kibazo cyerekeye kugenwa, la circoncision. Iki kibazo nyine ni ikibazo cy'umubiri, problème de la chair. Ni ikibazo cya runturuntu abayahudi bahatiraga abanyamahanga bari guhinduka baba abakristo ngo kubanza kugira gute? Kugenwa. Bagize bati niba mutigenyeshejwe nk'uko Musa yabitegetse ntimushobora gukizwa. Rero izo mpaka n'amakimbirane Paulo na Barnaba mu kuyahosha bagiye kureba intumwa, nibwo bicaye hamwe ngo bege kuri icyo kibazo, wacoca ikibazo, kwicarira ikibazo babyeyi. Ubwo iyo iba inama ya mbere yabereye i Yerusalemu ahagana mu mwaka wa 49 yiga ku kibazo cyo kugenya abanyamahanga. Premier concile de Jérusalem sur le problème de la circoncision. Ese iyo mu rugo rwanjye havutse bombori akavuyo, babiracika bari guhatembera, nitabaza nde nk'umujyanama w'urugo rwacu? Cyangwa dutakira babiri hanze babandi batwumvira ubusa bakazanatwumvisha yewe bakadushyira hanze ku karubanda? Ninde nshuti y'ibanga tugisha inama mu rugo rwacu? Ariko kondisiyo yujuje nuko abakorana na Yesu bya hafi, n'intumwa nyine ya Kristo, wa wundi ubika ibanga. Dushobora kubitsa ibanga ry'urugo ntazatuvemo. Wa muntu ubana nyine na Kristo nk'uko Paulo na Barnaba basanze intumwa zari zarabanye na Yesu, yazitoje kubika ibanga. Kandi wasanga ibibazo byajya birangira mu ikabari, kandi byaba kubwira abahisi n'abagenzi byanjye. Kubera iki? Kubera urubetezi, kubera ubusinzi. Sinibuke nanjye ibyo nabwiye abantu, nkaba nashyize amabanga y'urugo hanze kubera gutaba amaso. Navugaga gutaba amaso mu mutwe, ibibazo byanjye nkaba nabitangariza ku isoko, akaba ariyo bikemukira. Hehe no mu kiliziya, hehe no gushengerera, hehe no mu isengesho, hehe no kuba nagira umukuru wa kiliziya mbiganirizaho ngisha inama. Utimbisada akaza kundega ku Mana, ubwo ngahita mpinduka, akamuza kwisanzura mu ngeso mbi kandi ziri kuryohera. Wawe ugeze kure utagisha inama. Mw'ivanjiri y'uyu munsi Yesu umuzabibu w'ukuri, twe tukaba amashami, aradushishikariza kwera imbuto nziza. Ubwo yagize ati nimube rero muri njye nanjye mbe muri mwe. Amen. Kuba muri Kristo, Kristo akanturamo nanjye nkaba muri we. Ndakubwiza ukuri mu Kristo muvandimwe, kuba muri Kristo koko ibi byanyabyo, ibi bya vrai, birinda amatiku, amakimbirane. Kuko nyine umuntu ubana na Kristo nta nzika akagombye kugira, nta mujinya, nta manyanga, nta matiku. Ntabwo rero akagombye kuba gashoza ntambara nyine. Ese mwari muzi ko akantu ujya kuvuga ugaca akaronko impamvu amatiku avuka n'ibibazo byinshi by'uruhuri? Le désordre nuko lo spirituel iba yagiye hasi ya lo corporel, la chair. Umubiri ukaba watangiye kuyobora roho, wagiye hejuru ya roho, roho yagiye hasi. Birumvikana ngubwo ubusumbane mu buzima, ngaya amacakubiri. Niba ufite ibibazo iwawe hirya no hino kutumvikana, ujye umenya ko lo spirituel yabaye nkeya. Isengesho ryakanye muri urwo rugo byarangiye, watangiye kuyoborwa n'umubiri nyine nk'abari y'abayahudi. Ngaya amacakubiri yavutse ku ikubitiro rya kiliziya muri iriya koraniro bwa mbere. Amacakubiri ashingiye ku bintu by'umubiri, umubiri uri gushaka kudomina. Ahangaha babuze Kristo, begamiye umubiri, begamiye ibiti, begamiye ibyatsi, begamiye icupa, nirinze kuvuga urubetezi, begamiye inda. Kimwe rero mu bintu bitandukanye abantu n'abandi mu nabicunge neza, n'aya matiku nyine, aya makimbirane ashingiye ku nda, ku mubiri, urwango n'ibindi byose biza bishamikiyeho byo kwa Sekibi, kwa Shitani. Ubwo hose kuri iyo migenzo mibi ya Sekibi nta mbuto zizongera kwera. Abayikuye nyine muri Kristo, ryashami ryahagutse nyine. Kandi Yesu we aba yifuza ko aho turi haba hari amahoro ye, nawe nyine akaba hari. Ariko nk'uko tubizi ni ukwitondera yavuga y'abayapagani nako babanyeshyamba, bakanyeshyamba bati ahari abantu hanuka urunturuntu. Naho ndakubwiza ukuri kwa Yesu Kristo, ahari ikiganiro, ahari inama, aho nyine bajya inama. Ubwo bagira bati ahari abantu hahumura ubuntu. Guhumura nyine ntabwo ari ukunuka. Ubuntu bwa nde? Ubuntu bwa Kristo.
la miséricorde de Dieu. Ese mukristo muvandimwe, iyo uruntu rwaje iwawe aho ukorera ku mirimo yawe ku kazi, aho se hadutse igihuru n'ishyamba, mu rugo rwawe habaye ishyamba, nirinze kuvuga kurumana, kuryana, ibibazo bikavuka sinakubwira, ibibazo iyo bivutse iwawe ubikemura ute? Ibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rw'abakristo bari babanye neza cyane rwose, ariko bari no mu bukene, ariko duke twineza, bagasangira kabisi n'agahiye, bakanyurwa, umugabo, umugore n'abana bose bumvikana muri urwo rugo rwabo. Nuko mu munsi umwe kera kabaye, wanyaki butarara bushyitsi, wa mugabo muri urugo aza kubona akazi gashyushye cyane, kamuhemba nanjye kuvuga uruho rw'amafaranga, akayoresha igitiyo, kamuhemba bikaze cyane. Nuko muri uko kumuhemba bakajya banamwongeza n'utundi dupromosiyo dushyushye, nka promosiyo ya interinete y'ubuntu, connection y'ubuntu, ya yindi idashira ikidakama, ndetse na promosiyo zo guhamagara mu mahanga hanze ku buntu, gratuitement sans rien payer. Ngaho nawe umubyeyi kuri iyi foto y'ibisubizo byituye aha muri urugo ku buntu, mu gihe bamaze igihe kirekire mu bushomeri, mu bukene, uyinkuru iyo foto. Ariko nyine nkuru iyi foto y'umugabo uguye hashashe, uguye muri ibisubizo atarateganyije, uko agiye kubifatikanya no kuyobora urugo rwe. Ese ukibaza uti bazakomeza kumvikane nkuko byahoze mbere, cyangwa se bazakomeza basangire akabisi n'agahiye nkuko byahoze mbere? Ese bazakomeza guhuriza hamwe nkuko byahoze mbere? Ibaze nanjye nibaze. Bana b'Imana, inkuru y'umwana isubira inyuma. Wa mugabo dore ko ariyo gusa wahembwaga muri uru rugo, uko iminsi yagendaga yicuma, ubona ko yarushagaho guhisha umushahara we mubo mu rugo rwe, kugeza noneho mu rugo rwe batongeye guca iryera ry'igihe ahemberwa, umushahara uhinduka matière non vive, aho agatangira acyurira umugore we ngo niwe uvunika gusa mu rugo, ngo niwe ukora wenyine, ngo umugore yicariye, ngo agahora ry'imitsi ye. Ariko ntibyarangiriye aho ngaho. Ya promosiyo mu mahanga na ya connection y'ubuntu, internet y'ikidakama, byose agahora bikoresha igihe n'imburagihe, ngo hato bitazamushira nta cyarakoramo. Nuko akaganira kakava mu mahanga sinakubwira, ndiyongera kwikoza umugore, ndiyongera kuganira n'umugore we, kuko avaga ku kazi yananiwe, agakomeza aganira n'abo hanze ku byuma kabuhariwe ku ikoranabuhanga, buri gihe agahora ari busy, yewe no ku buriri akaba busy. Izo business zose aza gupangira aho nyine mu rugo yananiwe. Namwe bagabo bagore mushinzi ngo uwo mubana ntiyahora ari busy, ngo bikugwa amahoro, ndetse nawe ataretse. Ndakubwiza ukuri, ubu aho bigereye ubu ngubu mu rugo ni ibicika, ni bakereberanya bari guhatambuka, hari inzara iteye ubwoba, kandi wa mugabo ntawema guhembwa by'agatangaza. Umugore ahora azinze utwe ngo agiye kwisubirira iwabo, kuko nyine yabuze uwo baganira. Umugabo we muri umwanya, umugabo yibereye hanze kandi aryama mu rugo nyine, agakemura ibibazo byose byo hanze, akaganira cyane n'abo hanze. Nirinze kuvuga ko ari biri hanze, ntabyo mvuze, ariko abiwe yarababuriye umwanya wo kuganira. Ngiri byatumanaho babyeyi, ikoranabuhanga, telefone, radio, televiziyo, mudasobwa, za internet zishyushye, za promosiyo, za pake zidashira, za zindi baduha ku buntu, ngo tuvuge ku buntu, nako n'ubusa, zikatujyana mu mahanga, zikadushora mu mahanga. Nivugiraga amahanga y'icyaha, uhora uvuga uri kuvuga ibyaha gusa, uri kuvuga byacitse. Ingo zacu tukazishora mu mahanga, bamwe bagatungira abagore babo kuri telefone cyangwa abagabo babo kuri telefone, bamwe bakaba hanze kandi baryamye mu mazu yabo, kuba biri hanze. Abo babana barababuze kandi bituramiye aho ngaho. Mbega za communication ziraha ababyeyi. Communication ivuga inire guhuza na mukezi wawe. Mbega ingo nyinshi zibayeho mu bwigunge, ku muguruko. Kubera iki? Kubura ikiganiro, kubera kubura inama, gacaca mu rugo. Nuko bagahora urwikekwe, kera kabaye bikazabajyana gukekana, bikazarangira muri dukekane. Kubera iki? Aho ngaho nyine habuze Imana. Babyeyi, aka kantu ngiye kuvuga ugacaho akarongo. Mu gihe Imana muri Matayo 18:20 ivuga iti, koko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndaho hagati yabo. Amen. Icyo gihe na shitani nayo iri gukubita agatoki kandi iti, icyamba promosiyo z'ubuntu nakoze ubusa, nakoze arunturuntu, mushukishe abantu iby'ubusa, mbarangaze, maze urugo rwabo mbimurire mu mahanga. Nivugiraga mu cyaha, mu ngeso mbi. Shitani ati, aho babiri cyangwa batatu bateraniye bafitanye amatiku, bari kunegurana, badacana uwaka, nta kiganiro kiraho, bariho buduma, nirinze kuvuga bunyamaswa cyangwa bakanyeshyamba. Shitani iti, mba ndi hagati aho ngaho nyine, nshaka kubasenya, mbatanye, mbahombore, bahombane, mbaburagize. Shitani we, babyeyi, koko nkomeze nyoborwa na Sekibi?
kandi umukristo mpabwa Yezu buri munsi kubera kubura ikiganiro iwanjye. Abana bagahora bifuza uburyo twazaganira ngo mbahe affection nk'umubyeyi, dutere imbere, dutaramane, dutemberane. Abana barambuze kweri, ubwo se ni umubyeyi cyangwa meze nk'akanyamaswa k'ishyamba ntavuze mu izina karangiza kubyara kagahita gahungira mu mahanga. Ayo mahanga ababyeyi, izo za promotion mu mahanga, nguko kubura mu rugo rwanjye, nkabura mu bana banjye, nkabura n'uwo twashakanye. Abanyamahanga bakaba bantwara, akaba ari bo mbana nabo cyane kurenza uko mbana nabo mu rugo rwanjye. Gutya intego ya shitani bigezweho. Ariko uyu munsi nze kwiherera mu cyumba, niba gushyika mu kiliziya bisigaye bingora bikambera nk'umuzigo, nisanga nkisuzuma ntagikorana inama nabo mu rugo rwanjye, nze kuvuga bucece abana batanyumva ndiyo inki nirinze kuvuga imbwa ubivuge bucece. Niba tubana yarambuze kandi mpora aho ngaho simuvugisha, ntidupangana, ntacyo dushobora kuvugana, tubanye nka ya 20 itazigera ihura, nanjye kuvuga bucece ndiyo pe. Nta kuri nifitemo kuba Kristo yashinga urugo ariko rugahirima. Kubera iki? Nta kiganiro mfite iwanjye. Ese wo mubyeyi, ntagiye biragushyikira bakaguha nka mega z'ubuntu, za pake za promotion sinakubwira z'ubuntu nakoze ubusa, no kuganira kuzikoresha ubutaruhuka n'ubutitsa ngo hato zitaza kugushira ntacyo urakora. Byabyo ubusaba ababyeyi birangaza byo kwa Sekibi, kandi shitani gukoresha buhoro buhoro muri zo za promotion ibintu by'ubusa, ugata igihe hanze mu rugo rwawe warahahunze. Mbega ibibazo bantu muri hanze y'ingo zanyu, y'ubuzima bwanyu, nimugaruke vuba na bwangu, bityo mutaza gusenya mukisengera. Bityo dukurikiza urugero rwa Paulo mutagatifu uyu munsi wegamiye Kristo n'intumwa ze, maze nanjye ndebe uyu munsi ibibazo bigiye gusenya urugo rwanjye, bigiye gusenya umubano wanjye n'uwo twashakanye, n'uwo tubana n'abana banjye. Bityo nshakishe umujyanama wa wundi nanjye naba nizeye ujya inama na Kristo, maze mwegere kuko Paulo yegereye intumwa, maze iki kibazo bakacicarira bakagikemura, bakagikemuza ikiganiro n'inama. Nuko nanjye nimakaze ikiganiro, kuganira n'abandi neza, dore ko ijambo ryiza ari muri umuntu w'Imana. Abo tubana amaganirize ngaho Kristo ubwe ahibereye, atuye iwanjye. Kristo utsinda, Kristo uganza, Kristo usingizwa. Amen. Uganza iteka mu ngo zacu. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.